WhatsApp banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'u Rwanda, bantu bari hanze ba diaspora ndetse n'abandi bantu bose babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndabasuhuje kandi bahaye ikaze kuri uyu murongo wacu wa YouTube wa James Legend wamamaye. Ndatekereza ari ubwa mbere nje kuri kamera kugira ngo tuganire cyangwa se ngende mbabwira amakuru atrendinga hano hanze mundeba cyangwa se mureba umuntu bagezaho aya makuru gatanu kuri gatanu. Ndagira ngo mbere ku muhanzi witwa King James. Ejo bundi ku cyumweru yakoze igitaramo gikomeye hariya muri arena, yuzuza arena, dore ko ari ibintu abantu bose batatekerezaga ko byakunda bitewe n'igihe King James yari amaze adakora igitaramo, bumva ko wenda yasinziriye, ariko buriya iyo uri king buri king ubuze icyo usinziye wokeje. King James yagize gutya akora igitaramo, aririmba indirimbo ye agiye atandukanye ku marubumu yagiye asohora, abantu bose baranezerwa mu buryo bukomeye. Ngira ngo yujuje Biki Arena, abantu benshi bose barasaga ndetse abandi bamera nk'ababyigana, ariko bigaragara ko nyine King James yari yateguye. Ndagira ngo mbabwire ko ari ibintu byarenze umuhanzi Bruce Melody nawe ubwe akaza kuri stage agafelicita umuhanzi King James bitewe n'ukuntu yabonaga koko igitaramo barimo bamwakiye, aba audience bari bamwakiye mu buryo butangaje. Abakobwa bararira, tekereza kugira ngo abana barire mani, barire batarijijwe n'agahinda, barire barejejwe n'ibyishimo. Urumva ko ni ikintu gikomeye cyane ku muhanzi nka King James. Mwagiye mubona ukuntu yagiye ashyiramo utuntu two kusa nk'aho yiyambika gakondo, mbese ibintu byose ugasanga yagiye akoma urusyo, agakoma n'ingasire, akongera akacuranga gwaita, akaririmba kuri instrument music. Nyine ibintu wabonaga ko byabaye ibintu byiza cyane mu buryo butangaje. Ngewe biriya bintu byarankomye bya hatari, ndetse n'uburyo ki uriya mutipe ashobora kuririmba indirimbo imwe ebyiri eshatu icumi nta gusarara, nta kugira gute, ijwi rye rikiri umwimerere. Usanga ari ibintu binejeje bya hatari. Ni ibintu byagiye bica rero ibikuba ku mbuga nkoranyambaga, abatipe b'abanyamakuru bakagenda babigarukaho. Nanjye ndabihorera, ndababwira nti mubivuga uko mubyumva, ariko ngewe nzaza nterekeho umwanzuro nk'umuntu wari uhibereye, babwire uburyo ki King James ari umuntu uri super level, ni umuntu uri power, ni umuntu ufite hit itazigera iva mu matwi y'abanyarwanda. Ku muntu wese wumvishe umuziki wa King James kuva 2006